Ndango ari kukubwira sheri wawe. Nawe ngo akunda sheri wawe byo gupfa. Oya. Ako taratangiye mutumva. Tugatindeho. Kuki uvuze ati abantu bose basigaye ari ba boyfriend na ba girlfriend? Abantu bose. Kubera ko. Kwa kuyondo zikigesha zimba. Ziri kugorana. Sibona umuntu ndaba washyiraho tatu yawe. Muziranye muzanye meze nimba oranse. Shani mukunda umuntu. Shiraho tatu. Shiraho tatu. Ndio gahunda shiraho tatu. Shiraho tatu. Ni ryo tegeko no muzanye. Right. Kuri uyu munota rero ndashaka kumuvuganira bitazagenda nka Harmonize na Diamond. Nawe nunahemuka. Ntuzayisibishe. Uzayirekere kujya kundi ugifite uzamubwira ngo niyo girlfriend nanjye twakundanye ariko nabonye ko yashamureke kungira ese aha mugani wa gaciro ese nibiramuka bibaye ntago tubyifuje ni turi kuganira gusa twumve nibiramuka bibaye akahukundana n'undi muntu akajya kubona ku rutugu aguhetse ubwo se hari umukobwa wapfa kukwemera abona ufite tatu mu ya ex urabona ko yakareka umukobwa akabyemera urumva atari inzira y'umusaraba ni inzira mani icyo kintu n'icyatangira ngo nakubyemera ahubwo naye reka nk'urugero njye mbaye ndiwe ahubwo niba nakubyemera mbaye ndiwe njye nashyiraho tatu ye akambabaza narashyizeho tatu y'isura urukumva n'urugero narashyizeho tatu y'isura tugatandukana ukumva ngatandukana nawe mani nshobora no guhita niyaho nkubaza ikibazo kimwe witeguye kugisubiza wowe uteganya byari kumushiraho tatu nambyarira boy hari umukobwa mujya mwanga gusuza gatinze ko mumukunda yamushitanye twa Ana wumvishe ko bakuvugiye Serine ngo disosha nakuvugiye ana ikisigaro za commenting eho nshimye bakwibaga ko ngiye nakwibutsa se ko wahisemo kwifata gutyo no munsi bari kubemeza mon bebe karame uri mwiza shenge nanjye ndabizi nyemerera ajye kuri YouTube wakanda zina mikoro ajya nabifata se ko wahisemo kwifata gutyo no munsi bari kubemeza mon bebe okay bo no azaba ari ikigage muri ubwo bukwe okay karagaciyemo tuyuri go nubwo wayimusubiza ariko yakumvikana nta kibazo ndakubibona ngiye yego murakoze nishimiye kubanza arakireba se aragatsinda yagatsindwa neza gutsindagira okay Yes muraho neza abakunzi ba Lifetime TV twizere ko mumeze neza kandi mugumye kurinirwa mu buntu bw'Imana nkuko tuhora tubifuriza uyu munsi tugarutse muri Bible turi kumwe n'ababa tumirwa bacu musanzwe mumenyereye ntabwo ubu ngubu bakiri abashitsi ariko turaje tubabaza biratatu kugira ngo baze kusobanurira abakunzi ba Lifetime TV uko umunsi wagenze kuri bo maze banaganiriza abakunzi ba Lifetime TV muraho neza abakobwa amakuru yanyu iminsi myinshi amakuru y'iminsi ishize ko tutaduherukana amakuru ni meza ariko gahunda yaje niyo kujya noneho mukora muri batatu turi groupe yanyu bayita biki groupe y'abagore
Yes, turahera ku mukobwa muto w'umushitsi, turamwita umushitsi kuko n'ubwa kabiri agarutse kuri Lifetime TV, araza kwihangana maze tumubaze uko umunsi we wagenze, tumubaze abiri atatu aze kutwisobanura, anibwira abakunzi ba Lifetime TV kuko hari ugiye kumureba kuri uyu munsi ari inshuro ya mbere agiye kumubona, maze amwibwire, amusobanure, anamubwira uwo ari we. Yes, ikaze, umwanya n'uwawe mukobwa mwiza. Oya, mfite ababyeyi ntuye muri Norvège. Sinivuze se? Uvuze ati mfite ababyeyi ntuye muri Norvège, ntabwo tubwiye mfite papa na mama cyangwa se ntuye muri Norvège, mfite imyaka iyi n'iyi, ndi umukobwa uriga se, urakora se, ibintu nk'ibyo. Yego murakoze, mfite papa na mama n'abavandimwe, ndiga ntabwo nkora, yego ndacyari umunyeshuri, akazi kazaza nyuma. Wiga mu wa kangahe? Cyane ndi kwiga ikirimi, niga mu duru Okay, nta kibazo, ubwo ngubwo turizera ko abazi muduri N icyo ari cyo, cyangwa se muduri 3, muduri 4 gutyo barazi icyo bisobanura. Bo turizera ko umuryango wawe, mubana n'umuryango wawe, uribana cyangwa se ubana na mukuru wawe, ibintu nk'ibyo? mbana n'umuryango wanjye. Niwe mfura, ufite murumuna wawe, ufite mukuru wawe? Ni njye mfura. Uri imfura mu bana bangahe? Mu bana 5. Batanu? Ubwo turi abana 6 twese, turi ikipe tw'abafana. Okay, nanabasuhuza cyane, ubansuhurize, ntabwo nkeneye ko bavuga amazina yabo hano kubera ko bitari ngombwa, ariko ndabasuhuje cyane aho bari bose babyumve, nsuhuza n'umuryango wawe by the way. Bo turagiye tujye ku mukobwa mwiza wundi wanyorosheje umusatsi, yanashatse gufuka ijisho rimwe, ariko urabona ubu byarasa bigenzamo, ijisho baribone neza. Bo muraho neza, nyita Simiyo, amakuru yawe? Ariko muri iyi minsi ngo ibintu bya style ku musatsi ni ibyawe. Ko witonze cyane, rukubera ikintu kubera ko usigaye ubona umushitsi, ariko nta vibes kigaragara. No, vibes zirahari. Harabura iki? Harabura ibiryo. Ani Umeze neza. neza, vibes zirahari. Umunsi wagenze gute kuri wowe? Shine fresh tagenda neza. Harabura ikintu ikihe kibitera kuba kitagenda neza? Ahorana ibibazo buri. Ndanabona nta na vibes afite, nta morale, nta ki. Ndaneza abashuti banjye atafite vibe. Murakoze cyane. Ariko batubwire ukuntu wajya mubona iyo yarakaye. Bamubona gute? Ni iki cyane guteye kuba nta morale unafite? Natubwire. Turaje tukugarukeho mu kanya, reka tusi. Okay, uraje araje bitubwire neza. Okay, ako ngako ndagakunze cyane, turaje tugatindeho mu kanya. Mama Drip, uraho neza, amakuru yawe? Umeze good? Umeze good? Good. Good. Say good. Good. Jude. Okay, reka ntitubitinde. Amakuru yawe, wiriwe gute? Uyu munsi wagenze gute? Bakuriye sini, ndabikoze. Ninde wabikoze kukurya sini, mukobwa mwiza? Charles, nibura nawe. Wisubireho. Ndikumva yanteye umuteye Satani. Mama Drip, uyu munsi ndizera ko utari bwibwire cyane birambuye abakunzi ba Lifetime TV kuko uri umusangwa mbo. Ariko mane buraga bino mane muhereza
voice man akayumva cyangwa akanamwandikira akabona ntabwo ese uvuze ko imba ari mu kazi cyangwa akoze akazi nimba mutagira akazi n'undi aba gafite uruzi uburyo biryana biraryana ariko nyine ashobora kuba ari mu kazi wenda yayirenze iyo ubimwishyuye se nawe ukayimurya uzabimwishyura ariko rero garagaza abantu ko wishima ajya mu fayini how are you mama Drip mu gihe narindi kubaza bugenzi wawe Celine wari uvuze ati ngo hari abahungu ngo baza bivugishwa ngo mama ngo niki ngo yarapfuye ngagutera imbere ngagutera impuhwe kugira umukundi byaba byarakubayeho ningo mani seri narambyutse mbibwira agaciro umuntu araza agatereka undi imfubyi n'abazengira byaba byarakubayeho nyine abagira ngo wenda uzamubere nyina uzamubere nyina uzanamubere madamu nese umuntu utereta araza nyine akakwereka uko ari then after yaba atanabafite akabikubwira bamwemereye ese umuntu wandika urutabo ndagukunda ariko nababyengera napfongera nyine bakubwira none se suzi ko abantu bakwiye kukubwira byose biba bibeshya mani kugira ubigiraho none wamwakiriye gute uwo muntu abikukwandikira cyangwa se abikubwira nyine namufashe nk'umurezi ese ukabeshya nyine abafite urasha nyine hari umuntu uza kukubyiza ukuri akabona yarakoze yabivuze gutya abafite urishyuwa ko yarabafite urabimehamya neza afite mama nibyo yaramushwiragira mujyana ku musozi none se niyihe mpamvu waba waragize amatsiko yo kumubaza impamvu yabimuteye njyewe abantu benshi baranabizi njyewe mba ndi proud y'umuntu nkunda so rero ko yari azi ko mfite umuntu nkunda we yaranditse yandika igitabo ushango he mama Drip I hope ko umeze fresh bameze neza nawe umeze neza yewe musha rero ngo hari ikintu nshaka kukubwira ndavuga yego kumbwira ndamubwira so rero ahitambwira rero ndagukunda mbwira okay ni byiza nkunda nk'inshuti zisanzwe oya ngewe ndifuza ngo kwambera ngo mwari wayifu ngo bitewe n'uko ntabyo mfite na mama mfite ndakora mfite ngo nabyo vanimo wanjye ntabwo nzi aho baba icyakoze nzi umwe mutowe umama yasize ndavuga ati okay ihangane mu buzima bibaho bati ihangane mu buzima bibaho kubura ababyeyi nyine gusa njye ntabwo byakunda ununyanga nawe ndi umukobwa nzakundana yesu we kandi Imana yanakwiyahura ku bwawe umuntu mutarakundana akubwiye ngo aragukunda yakwiyahura ku bwawe gute akagenda nta nubwo umuntu yakwiyahura yakwimanitse ariko mama Nitasimi wajya ureka umutima nk'uwo urabwira umuntu uri kubwiza ukuri umugenzi we ngo yakimanitse yagiye hazaza undi ukunda biyahure kandi ibyo ngo hari n'umuhungu yabaga yambaye mbere no gukunda ntabwo yakwiyahura yabaye yanakwiyahura kubera ko sibo kugira crush man yanakwiyahura ku bwawe man sibo kugira crush yes bibaho yego birashoboka ariko nabwo apana kuba wahita ubwira umuntu ngo yashaka akiyahura n'iki ntabwo aba ari byiza sibyo kandi nawe uje ubikubwiye gutyo wasanga koko aba ari ukuri nyine wereka mubwira mama we yari amufite ariko byamurwaga ntabwo nta rukundo rwakunda ugatuma kwa mukangisha kwiyahura reka kumari gupfa n'ubuzima bwawe buzabahagaze n'ubwe se none nyine ni mukushi ntabwo ari mukushi n'ubwe ntabwo ntuzaze ubwe uriyahura kubera njye ngo njye rata wamusubije ngo iki njye naramubwiye ngo birumvikana niba udafite papa wawe na mama wawe gusa njyewe ukuri nzi kutabana na papa wawe ariko ufite mama wawe ikindi kandi n'uwo murumuna wawe uri kuvuga ariho arangije ndambwa nyuma nyine za kumaza gukora ikigo ahisemo kubeshya kuri ngo yari iturufu yo kugira ngo utsinde hanyuma se nyine akoresha kuvuga ngo abantu wigezwemera ngo mukundane wapi nta wundi uko mbizi gukundana none se wabibwiwe n'iki ko abo bandi bahari afite abo babyeyi n'uwo murumuna we ahari ninde twari dusanzwe turi inshuti ntabwo ntabwo ategereje oya ategereje njye sa ndi mfitanye nawe afite ibindi ari mu bwo cyangwa se
ngera ngo mugende inyuma ariko icyo nzi cyo nuko nzi ko ntawe. None se akimara kugutereta ashiramo ako kantu ngo nta babyeyi mfite n'iki n'iki usanga ubizi byahise bigenda. Abenshi bazi ko ari iturufu ariko ibyo bintu bibwira umuntu nyuma yamaze kukwemerera. Gena n'abagira inama. Okay. Gaciro wowe iki kintu uramutse ari we kibayeho nkaho uhise ugaragaza uburakari bwinshi tuvuga ati ngo yashaka yakiyahura n'iki n'iki niye mpamvu bivuze gutyo. Yaromotse bura yararakaye. Ego bajama bani baranagufera kandi afite n'undi yagiye kubibwira ko ntawe byo. Ushobora kwifata gutyo ko n'undi yagiye gufera ukabona umuntu arapfuye mani amenya amaraso kubera wowe. Wenda wabona umuntu wawe ntabwo wenda n'umuntu twakundana. Wenda n'umuntu twakundanaga wenda mukatira. Rimwe nakushinja cyane. Ntabwo wakwiyahura kubera crush wawe. Personally shwiki kuba wowe umukunda wakwiyahura nakwiyahura. Crush wawe wenyine ashobora gutuma wiyahura. Mani ukarapfa. Wowe bari umutima wawe kuba gukunda yakukunda cyakunda n'uburenganzira. Ntabwo makanya ko ntagira crush. Wana kwiyahura ko. Ataranakubwiye ko agukunda. Umuhungu ashobora kubwira ngo Imana ngo yaragukunze kumva ko nta wundi mukobwa yakunda atari wowe. Wabona mwemye n'ubwo rukundo ugasanga akubwira ngo wa muhungu yiyahuye kubera kubwawe kandi nawe ukagura amahoro cyangwa se wanamwanga agahita aba depressed. Urabyemera? Agahita akora depression kubera wowe bibaho mani. None yaramupostinze umuhungu. Umutima ukamuha. Ugize neza ko umuntu aba. Wabiye utaramwemera ngo uramukunda. Icaba. Yenza biyahuzwa n'inkunda ntabwo nzira biyahuzwa n''inkunda. Abo. Bamumvije. Ibyo mwese agimo example. Ibyo bintu bibaho. Abapfa benshi baba bakatiye subyemera. None se uwo baba bakatiye. Mani wowe tubwire n'uguri inyuma ya kamera. Ushaka kwemera ko umuntu ashaka kwiyahura kubera crush we. Wenda urugero ukunda umuntu pe warishyizemo ko ataguhakanira. Wambwira akagukatira. Ushaka kwemera ko utahakwiyahura. Ntaho bitani ibyo n'indobo rero. Indobo ahubwo nambe n'indobo. Mani yakwiyahura. Nambe n'indobo wenda warishimishije da ukishimana. Sorry niba bumubwiye nabi ngo muziyahura ariko ntabwo bibaho. Abamera bari bikangisha umuntu kwiyahura mani. Kuko ubuzima ni n'ubwawe cyo. Niba ukunda umuntu akagwakanira muri kagende. Yekizagira muri ibyo bintu ntabwo biba byoroshye. Ese ntabwo kera nase kumbabaza. Muri mwese namwagira crush ngo nabona byanze yigende. Nta crush ndagira. Uwo mfite ndamukunda. Ariko turabyumva ko Gaci nyita Simi byegeze bikubaho kugira crush wawe mugeraho ukabona bidakunze ugahita bivamo cyane rwose. Byagutwaye igihe kingana iki? Byagutwaye igihe kingana iki? Niba bwese mbabonye asibanye umuntu mwana naramugize kandi bimakanye kandi no kubamye ibintu bitanabaho. Byagutwaye igihe kingana. Ese nabo crush banye muri akari. uriya yaramugize Nye nabo crush muri akari. Ngo wakane ko mubakunda. Hawe Baraguhakanira cyangwa no bahakanira? arabahakanira we. Muzahakanira crush wawe. Ari bikubwiye ko ari crush wawe wamakanira. Se ubigirwa n'iki? No se urumva nka Honorine nkongo yahise abwira gutyo amubwira ko bitakunda yabwiwe n'iki kari crush nibiko yamwandikiye amubwira kamukunda cyangwa se amwifuza mu buzima bwe sibwo? None weho uvuze ngo uhitumuhakanira umuntu utabanje no kumwumva. Mani ariko umuntu aza kubwira gukunda mani agukunda bimwe byo gupfa kumva ko nta wundi mukobwa yanagenda no gutereta kubwawe ugasanga araniyahuye kubwawe. Lata seri ubwirwa n'icyo umuntu kagukunda. Ubwirwa n'icyo umuntu kagukunda byukuri. Umuntu nyine hari igihe umusore aza kukubwira yakwandikira ubwa mbere kagukunda ubwa kabiri kakukunda noneho akaba yanakubwira ngo nanakwiyahura no kubwawe. Uwo muntu rero wahita ko agukunda. Usibaza umuntu akubwiye akakwandikira ngiye nakwiyahura kubwawe kandi nta wundi mukobwa nanatereta imbacaka ngo wenda ukabanambera n'umukunzi tukaba twanakora n'igikwe ubaza umuntu akubwiye ngo mani ngo nakwiyahura kubwawe mani uwo muntu abagukunda. Abaye abikwandikiye mutarabonana amaso ku maso wabyizera gute? Abaye abikwandikiye ntimurabonana amaso ku maso ntabwo uramumenya umenya imico ye byibura mugire n'igihe cyo kuganira amaso ku maso wabyizera gute kagukunda? Reka bazi ikibazo kimwe hagati. Nta bantu uzi bubatse ubu ngubu bamenyanye kuri telefone bara kuri Facebook bakavugana bagahura bagiye gukora ubukwe. Nta nibyo bintu byeze muri iyi minsi bitewe n'isaha igeze.
ntabwo ari isaha igeze reka iyi ni isaha igeze kuko Naho tekinoloji aho naho wawe ari kuri Facebook simbizi ari kuri TikTok hari hose ari kuri Instagram ko buri wese akunda nakagira ex akagira crush nyine bigatambuka atazi ko bazashakana kandi buri wese buri mvuga ati mana ndakwinginze azabiryo Nyamara- mana usengera bose ko wacu Okay, ndizera ko uko bivuze ari nako bizagenda sinzi se ntago ariko mbikwifurije ariko ndizera ko bizagenda gutyo. Celine no twari turiho nta kubaza gati umuntu aramutsa kwandikira ayo magambo nkayo bandikiye umukobwa mugenzi wawe Honorine. Umuntu akayakwandikira gutyo ntimurabona na masku ni umuzi arakuze gusa by phone cyangwa se kuri internet cyangwa se akwandikira gusa mwahujwe no kuba kwandikira ni gute wakizera ko umuntu agukunda by'ukuri nuko nyine nuko yaba yanyandikiye nk'inshuro ebyiri eshatu cyangwa enye akaba yanakubwira ko kagukunda akaba yanakwiyahura ku bwawe aho nyine niho wahita ubimenya ko agukunda nyine mushobora guhura ntabwo bivuze ko nyine wagira umuntu yakwandikira ngo aragukunda yego ntabwo ubizi ko agukunda ntawe uba uri mu mutima we ntubimenye ko agukunda ariko umuntu akubwira ngo yakwiyahura ku bwawe akagukunda sibyo nibyo okay mboreka dusubire kuri murakare mukobwa mwiza uri aho hagati yanyu uba waraga cyangwa kumva uburyo ari kunsubiza nagize ngo ni njyewe wabibonye njyenyine ariko ubwo mwabibonye namwe ubwanyu muri kubyumva ni byiza ushobora kumakanya ibintu numva bitashoboka ariko wenda urabona byashoboka okay nkubaza iki kibazo gito atari na kinini cyane ni gute umenya ko umuntu agukunda uwo kuri phone w'amaso ku maso cyangwa se uwa kure yawe reka ngiye kumbwira ko nkunda ngewe ntabwo hari nabyumva niko nkunda reka wani mbere y'uko umuntu akubwira ko agukunda amanza no kukwiga so ntabwo waba uko akubwira ko reka nose tuve ko dukunda ko kandi twaba dusubiza ko dukunda siko tuba tubakunze nibyo so rero kuvuga ngo ugiye kurira boyfriend umanza kumenya uwo ari we nyine murabanza mukaganira mukamenyana ntabwo rero waza ari message ya mbere ibaye ya kabiri iya gatatu tuganira tuzongere ngo mwivamo ngo naragusabye ngo napfa kubwawe mpfa kubwanjye iminsi itatu mwana no kuri iki gihe tunarimo kugira ngo wizere ngo baragukunda bya nyabyo no kaguhise kambwira niba ufite ex urumva ufite ex mwarashwanye ako mwapfuye ikintu cy'ukwete ko gukunda agakizagira n'uburyo mva n'umuntu wese ugakunda ndetse ubu mwiyumvishemo kumva nawe uramukunze nyine wenda mugahurizamo nyine so bigatambuka niko byayo okay uraza kwihangana ubu buryo ngiye kukubazamo kuvuga ni kiniga uvuga nk'umuntu wababaye cyane wegeze gukomeretswa mu rukundo ntabwo uzabazwa mu rukundo kubera ko iyi topic nubwo tuyinjiyemo tutayiteguye ndabona tuyinjiyemo ariko nkaba mbona hari ahantu iri kugukora hatumye wibuka ibyakunyuzeho cyangwa se ibyo wanyuzemo byaba ari ukuri buri muntu wese agira ex ufite inyogo ye nanjye afite inyogo ye buri wese neza so kuri nyine byatumye nana ariko ufite na ex mwiza numvishe ngata no gupostinga ukuntu yaba mwiza se ni mwiza urumva umuntu muba mwaratandukanye mutakikomezanya urukundo cyangwa se ukikuzirikana agupostinga urumva atari neza se ni neza kabisa njye nashe ari umusore akaba atanagupostinga cyangwa nganakwerekane akwereke n'inshuti ze uruzarebe niba ukundanye n'umusore akaba atagupostinga akaba atakwereka inshuti ze ntabwo aba agukunda aba afite undi ku ruhande ni ukuri ko imana ihoraho niba ugira boyfriend wawe azagupostinge umva hose anakwerekane no mu muryango anakwerekane n'abashuti be hari abagukunda aho ngaho ndabyemeye cyane ko hari umuntu nzi begeze no kuba banagira tatu murayizi hari umuntu nzi bateye tatu mu rubutugu gutya
w'umukobwa. Uwo mukobwa ndizera ko icyo ari ikimenyetso se bamweretse ko ari urukundo ruhagije. Ndabaza wowe Celine. ugafata ifoto ya boyfriend wawe Oya ari nyine boyfriend wawe akwishushanyijeho ifesi yawe. Uwo muntu ni ikimenyetso abakwereka ko agukunda original cyangwa se babagukunda 100%, umva bagukunda buriya nta wundi mukobwa yanakugaragara. muri iyi minsi abahungu ukuntu bafite amashagaga no gushya cyane, ariko umuhungu wemera agashyiraho isura atari n'izina ngo yandika izina bamubaza iryo zina ni iryande, ni irya anti, iryo zina ni iryande kuzine, ibizonga by'ibihungu binabeshya. ndabona bije bigiye kuzanamo burakari. Dukomeze ubundi umuntu kwishyiraho tato y'isura nashaka azagenda asomane agaruke muzasome urumva kandi nubwo ari umuntu agukunda bya nyabyo bitagira muri amasanga ibyo aba azabirambira akubura umuntu gushyiraho isura yawe akifata agakwishushanya nawe uzirinde kumubabaza kumubabaza iyo tato kuri kw'Imana bagukunda umuntu wemera abandi agatanga amafaranga akishyira mu maraso ye ibikoro isura rwawe nawe umbwire tena amafaranga bijyana no mu mafaranga yese umwanya akemeza bakamubaga inyama ku bwawe noneho akayambara n'isengeri imari bakabibona utari n'umuntu bihishe. nta n'undi mukobwa yazagira rero none uwo muntu uramutse waba warakoze ibyo bintu, uwo mukobwa aramutse amuhemukiye, uwo mukobwa aramutse amuhemukiye cyangwa uwo muhungu aramutse amuhemukiye byagenda gute? Umwe muri bo aramutse yarayishizeho, umukobwa aramutse yarayishyizeho yaritegereje ko umuhungu amukunda, umuhungu akamubabaza, uwo muhungu hari igihe cyazagera akicuza. kandi yego ntabwo yakwicuza nyine ngo ahite avuga ati ni ukubera iyi mpamvu, ariko ashyize muri mayindi ye neza yakwibuka nta mahirwe yanagira mu rukundo. none se uwo mukobwa we waba warayishizeho tato y'umuhungu kubera yaba yarabitekereje inshuro zingahe mbere y'uko ayishyiraho? biterwa n'ukuntu ubanye n'umuntu n'ukuntu ubona amani. ashobora kwiyangana no gukunda akaba yanagenda twemere kubabaza kwandika ngo my girlfriend ega abantu sigamba na girlfriend nkanjye ubu ngubu ako gatuntu tugatindeho. Kuki uvuze ati abantu bose basigaye ari ba boyfriend na ba girlfriend? Abantu bose kubera ko kwa kundo zikigesha zimba ziri kugorana. kubona umuhungu nawe washyiraho tatu yawe buranye muzanye meze nimba oranse shani gukunda umuntu shyiraho tatu niyo gahunda, shyiraho tatu shyiraho tatu ni ryo tegeko no muzanye ariko uwo muntu wicaye hagati ntashaka kuvuga izina nubwo ariko yakuduhereza ukuri afite ibintu byamubaye. Urumva ngo wanapostinga bakubaza ngo ninde ngo ni kazi ni wawe bakugize ndendeka nkwibarize ra bucura bo kwa nyina urabeshya. none ukibimenya byagenze gute? reka nkubwire cyangwa ugafata nk'umukobwa w'inshuti yawe akakubwira shamano yeka amubwire hari igihe umukobwa w'inshuti yawe yakubwira shamano ngewe boyfriend nawe ukaba wambwira ngo ufite boyfriend nakabwira se boyfriend wawe ko namuzi wamunyereka cyangwa ukamara kanamage tuganira nka boyfriend mani ukaba wanamuha n'inambaye ngo shaka nyine tuntari ibintu byo muganira umenye boyfriend so yimuhaye reka nse iyo boyfriend zaba bindi boyfriend tugiye bake base ariko seri ko mbonye amakuru aho ngaho umuntu mwicaranye hawe muri abo anyohereje akamesaje ambwira ati ngo ni inkuru yabaye yanyayo kuri wowe umva yarabaye gutanga nimero
niba ufite boyfriend niba ufite cyawe ntakagushuke ngo mpereza ngo nimero ya boyfriend wawe kamako ka nimero nayo nguhaye ntabwo natanga nimero mu boyfriend umva niba afite akazi kamuranga guki uzagenda uri mwisebe nayo nguhaye ako njye ntabwo naguha nimero ya boyfriend tubwire uko byagenze uwo muntu byatangiye gute kugira umuhereze nimero sha umva ugiye mu bintu by'urukundo sha umva wazavuga pakeje urabizi neza uzi kumva buriya niba ufite boyfriend mukaba mufite abashuti banyu wawe mubereka boyfriend sha murete abazabajyana bose aho ibikorwa by'iki gihe cyakoze umukobwa wemera umuhungu azafite girlfriend anamupostinga ubibona wagize ukemera nawe bakashaka uburingegera pe wallahi kambabwira none rero ngere kamabwire aronyongore hano ngo mufite ijinyori niba unkunda nshyiraho tatu are ushyiraho tatu oya kambabwira nakwiteraho tatu reka mbabwire hari n'umuhungu mwaba mukundana utazi ko atanagukunda noneho akazajya kwereka ko ari kugupostinga yewe ukanabibona ko ari kugupostinga ariko akaba yanyutinze abantu bose batazajya bareba stati zawe ahubwo akagira ngo wowe uyirebe kugira ngo nyine nawe umenye ko abantu bose baganira kuri WhatsApp barebye stati kandi ari wowe wenyine uri izina ry'Imana imbere y'Imana ibyo birahari izina ry'Imana imbere y'Imana no gaci wumva uwo muntu mwicaranye adafite experience muri ibyo bintu byagiye bimubaho reka kubwira Nose kuki mudashaka kwihereza abakunzi ba Lifetime TV reka mbabwire mfite inshuti yanjye uretse aduhereza iyo nkuru iyo wamutwaye umuntu wiwe mfite inshuti yanjye igiye muri Amerika ntabwo muvuze izina nariye ate muri Amerika man sinzi ukuntu yambwiye sha Serine rero mfite boyfriend wanjye ariko sinjye nizera neza akankunda reka nze nguhe nimero ya WhatsApp ye nuko umwandikire umubwire nyine umwibwire umubwire aho atuye ariko numubwire ko turi inshuti nuko arazimpa ndamwandikira arazimpa ndamwandikira simwandikiye ndambwira se narakubonye kuri Fibi numva nyine tundakwishimiye mbona umusore mwiza nuko umuruza umusore aravuga ndi mwiza se koko ndabyaye uri mwiza sha nyine ujya wirya kuri mwiza amya okay ndambwira turajya tuganira buri munsi akanyandikira nyine naraze kumwandikira none sizige nageze ngo ndamwandikira ndamubwira shamba ngewe ndikumva nyine hari ukuntu ndi kugukunda kandi ngo dore nta mukobwa yiteretera nuko ndamubwira ngo sha nyine mwana ureka mbakosore nibyo kuvuga ngo nta mukobwa witeretera cyangwa niba ukunze umuntu bimubwire mwana ntabwo abahungu mumbabarira abanza arangize ariyo story ndaza kuyisanisha n'umuntu umwe wicaye aho ngaho urata komeza uretse Flori nta muntu nta gitabo twabonye cyanditseho umuhungu niwe ugomba kuvuga ngo ndagukunda n'umukobwa arabyemerewe mani nta n'umuyobozi w'igihugu twabonye wandika niba ukunda umuntu bimurabure niba ubona atarabirabura uraza kubasobanurira seri rangiza iyo nkuru noneho arayima pe noneho aranyandikira ngo se ko mbizi ko nta mukobwa ngo wandikira umuhungu ko yamukunze namubwira nyine ibyo ni iby'abantu nyine none si ko Imana twese dukunda kandi harimo abakobwa n'abagore n'abaki nyine nanjye naragukunze bari nabwiye se afite girlfriend arabitekereza nabwiye se kutari kunsubiza afite girlfriend ngo sha nta girlfriend mfite ngo ndi single nabwiye se uri sure uri single sambye ngo nukuri kw'Imana imbere y'Imana ngo njyewe ngo ndi single ntabivuze ko ari single ndamubwiye ngo noneho ntabwo wigeze unakundana ngo sha nyine narakundanye ariko girlfriend wanjye ngo twaratandukanye sabimye ngo baratandukanye ngo ndi single kandi ngo barakundana umukobwa aravuga ngo sha ngo umva ngo naramwihebeye ndamukunda ngo ari kukubwira sheri wawe aravuga ngo akunda sheri wawe byo gupfa oya ako se natangiye mutumva noneho arambwira ngo ni single sibyo sama n'ubwiye ko ari single ndamubwira ngo wishyure neza ngo tubijyemo neza ngo sha ngo tubijyemo umudero nakwikundira uyu ni agakobwa keza
ngo abibegeye se wambaga kuri video ko murebe ko ndi mwiza ndavuga ngo okay ngo twiyende mu rukundo saho ngase maze kumubwira amyasha nta girlfriend ifite ngo twumva n'undi twigendera mu rukundo ngo ibintu bigende neza sha umva ntabwo aramukunze ngo noneho ngo yagaje postinga girlfriend ngo abantu bose kujya kibakareba statiye ngo akabari girlfriend were bastatiye ngo abantu be ntabwo bari bakonyine kafite umukunzi yana postinga no asha abantu bose akabamyutinga biro byo guhidinga mu bireke bro cyane niba utanashaka no gupostinga umuntu byihorere mwese sibyo nambara burize mwese sibyo mani ni tutakariza umwanya bro ngiye cyacu cyaratambutse natwe mureke tugera aho tuhagara reka babwire udashobora guhagarara mu nzira yawe mani reka babwire njyaba udakunze umukobwa mubwire kutamukunze uri guhangana n'igiki umushaka hiki mubwire kutamukunze afite abari kumukunza ariko ko musa nkaho mwababaye uretse njya mbwira abahungu bose niba uzi kuri umuhungu reba Kirango Tatto umva mbwire bro nta gahato ufite mu gutereta umuntu nta no gushizeho umushike ngo kundu ufite uburenganzira bwo gukora ibyo ushaka mu gihe ushaka aho kugira uhidinga umuntu mani abantu bose bagire utaka umuntu w'abandi umukomeretse umutima ibyo bigoro uzabizira mani posting umuntu bikurimo uganye gwe ngiye noneho tunatereta nkagufata wahidinze gutya cyangwa imana ko nandi gihe ngukirankatira ura kurukubaturuka mani ariko ikiganiro giherutse umuntu umwe yari warinze ubaye murinzi w'ikapo uwo ni uri kuvuga gutyo urangatira uwo ni uri kuvuga gutyo mani oya mani ndi nta n'umusore aza kuguterekana kugira ntago agukunda abasore bose babwira ko babakunda arya gaci nyita simi nta jambo uheruka kuvuga ati I love him hari uwo nkunda ye none kuki uri kuvuga ati nta biki n'ibiki ndi kuvuga ko I love him. bwira umuntu ugira kutamukunda no uze kumpereza kudukuru gatike bon reka hari umuntu wanyongoreye honorine urihangana njye muri ibi bintu hari amakuru mfite hari umuntu wayampaye none ticaye hano avuga ati impamvu ngo nyita simi ari kuvuga ngo nawe ngo umuhungu ngumukunda ngo nashire tatu niki ngo nuko mugenzi we wicaye ku ruhande bayimusize bayimukoreye nanjye shewe ndamufana bazi wangu mufana agikunda rwanyaga akunda uyu mubebi akunda uyu mubebi byaganje ese yaba ariyo mpamvu ushaka ko nawe uwo agushiraho tatu ni ikintu cyumvikana ngene ngo mbere nambonye mu gushyize mu bandaza ngo umusitari ngo yatwitsa gutwikira rero aratwika heneye ahubwo akantu ninjiye muri kambabwira akaboro nzagakata cyangwa se start ya nibunze wese waba ufite nimero zanjye waba ufite amazina yanjye ya Fibi waba ufite ya IG wandika ashaka kunyereka ubutunzi bwa danje afite cyangwa ibintu bya danje afite cyangwa ibintu byafite ngo ari gushaka kunyemeza ko ndi kumwe nawe nabyo afite umva romba arabure ibyo nifuza byose arabyujuje nagiye kumufata mbibona ko uhari kandi unatunze abantu bose bazi ko bakora ubwo buburyo abantu uzikurandika babiharaye numva uburakariyemo akaguhamagara mama drip bitari byiza mu mwana ko sikarakani gakawe mbona rufu umwana ngo jireba nka kechi nambaye ujya gutunga ariko waturutse kechi wambaye sise wayikuguriye man harayo wakoreye ese ni ibyo gutunga vuye ujya gutunga vuye utarabona akazi cyangwa udafite ese yaba ariyo mpamvu yakoze kiriya gikorwa nka kiriya igikorwa kiri cyo kugushiraho tatu wowe fesi yawe akashyira ku rutugu yasize tatu ku rutugu
Oyambaye ibibwiwe nonaha mugenzi wawe ari kuvuga ati ngo unkunda nkagira ute wiyumve aragukunda naragukosereza bizashira azaga ko atekereje ku iyo toto kandi ko warabikoze umujama mama ufite umugabo bro azigurira icupa azigurire cyangwa mama drip ari mugore azigurire aramaze nuko yambara ntabwo bibareba namurute sibyo none menya uwo yambaye nabi nawe afite urukundo kurusha cyane wandi wambaye neza abahanya mpamvu umuntu kugira ngo reba kechi nambaye kechi koko n'umutima none se uje urahaha nkayirya ndabizi se ndira uje gutwereka ko wambara neza urangaburira se ndabizi se so guys reka mbabwire ikintu cya tatu ni ikintu nyine kigaragaza ko ukunda umuntu njye n'ibyo ngibyo no kuvuga ngo umuntu ngo yayishyizeho njye n'ibyo narinzi nanjye ntabyo narinzi ariko mbibwiwe nonaha ntabyo narinzi I'm proud of him nta niyo mpamvu uri kubyanduza mugenzi wawe ngo oya man shaka ibyo tuvugisha kuri uri umuntu ubonye umuntu ubwo se usanze da wife wawe agufita yishyizeho cyangwa se mani aba yabuze abandi yishyiraho kweli reka nkubwire mutaza kugira ngo ni umuhari n'iki hari umuhanzi nzi bita Harmonize ngira ngo mwese muramuzi yatangiye umuziki afashwa na Diamond niwe wamuzanye amuzana muri muzika aramumenyekanisha abantu baramumenya bamaze kumumenya kubw'ibintu Diamond yakoreye Harmonize agera ku rwego rwo kumwishyiraho tatu amaje kumwishyiraho tatu kubera nyine ibikorwa yari yaramukoreye igihe kiragera baratandukana bamaje gutandukana Harmonize agera ku rwego rwo kujya ahisha ya tatu yo kudashaka kugira ngo abantu bajye bayibona urumva bamaje gutandukana Harmonize ku bungubu yagiye ashiraho indi tatu asibanganya ya yindi ya Diamond urumva rero ibintu byo kuba yarakoze biriya bintu yabikoreshwe na emotion zo kuba yarakoze gute kubishiraho ariko nyuma yaho ugasanga ni ubaye ya mbere kujya kubikuzo cyangwa se kubigora ikosa ni rya Diamond ntabwo ari rya Harmonize washyizeho ikosa ni rya Diamond gute Diamond ntabwo ari wamubyaye ishiro ninde wamuhemukiye urakambimukire waranzamuye ufite aho ugeze mvuga ati nicaye mu byawe bro kuko muratwurira nta kintu muraduhereza muri abantu tuhurira ku macana unsanga kwicunga tubwira nabi ukandurira ugahera kurwara imbaranzamuye mfite impamvu yo kugushyiraho uzamenye cyangwa urege kumemukira nzakomeza ngende ndabura n'umuntu yabaye kuye hasi akakuza hari mukizeho tugiye mu rugo ntuzishize ko yishyizeho ujye gusibanganya nabwo ni yana isibanganya da urakoze cyane uzana mwibagirwa uzasanga icyo handi wasibije uzamenye ko wasibije urwanya n'ubundi wabisiba ku mubiri ariko ku mutima iki kiganiro kije kuryoha mu byo tutateguye ari naho mbariza Honorine cyangwa se mama drip witeguye kuba utazahemukira umuvandimwe oya njye ntabwo ndi kukikumanikisha ni gusa ndakubajije kuri live TV nemera ko ntazamwemukira ntazamuca inyuma ntazamusiga wenyine ako nawe atazishingizwa ngo afite tatakanza naho ibintu byinshi akanayikuraho rero oya impamvu tubikoze gutya ni ukugira ngo amenye ko ibintu urukundo rurwanya cyangwa rukihari sibyo nimba umuhungu yamaje ahisemo kuba yakwiteraho tatu ku rutugu rwawe cyane ko ari na kure yawe sibyo kuba ari na kure yawe agahitamo kwishyiraho tatu kandi ndizera ko ajya yambara n'isengeri akagenda mu muhanda ahantu akabibona niza nakunda kwambara mari agenda no kumuza hejuru alright kuri uyu munota rero ndashaka kumuvuganira bitazagenda nka Harmonize na Diamond nawe nunahemuka ntuzayisibishe uzayirekere kujya undi ugifite uzamubwira ngo niyo girlfriend yanjye twakundanye ariko nabonye ko yashamureka kungira ese aha mugani wa gaciro ese nibiramuka bibaye ntabwo tubyifuje ni turi kuganira gusa twumve nibiramuka bibaye akahukundana n'undi muntu akajya kubona ku rutugu rwe
aguhetse. ubwo se hari umukobwa wapfa kukwemera abona ufite tatu mu mpuza umukobwa akabyemera Urumva atari inzira y'umusaraba? ni inzira mani icyo kintu n'icyatanyira ahubwo nanjye reka nk'urugero njye mbaye ndiwe njye nashyiraho tatu ye akambabaza narashyizeho tatu y'isura urukumva n'urugero narashyizeho tatu y'isura tugatandukana urukumva ngatandukana nawe mani nshobora no guhita niyahura. Nkubaze ikibazo kimwe witeguye kugisubiza? Wowe uteganya byari kumushiraho tatu nambyarira numva uramubyarira nizera ko nizera ko boy ari umufana mukuru cyane kuri Lifetime TV kandi n'ibiganiro dukora byose arabireba kandi niba bireba icyo kibazo mubajije ukabona musubije utyo aze kugira ko abitekerezaho. Reka ndangize aze kugira uko abitekerezaho amenye ko urukundo rwanyu Imana ariyo igomba kubaba hagati, abana b'abantu badakeneye kuba babivangamo mu byanyu, maze tunabifuriza amahirwe masa kugira ngo urugo rwanyu ruzabe urugo ruhire, sibyo? Abahungu mwese njyewe ndabumva akababyiri menya isi yose izi ko Honorine na Kenya bakundana. Okay. twagiye uceka abahungu babeshya n'abakobwa barabeshya n'abakobwa barakura muraba mu matike baruka mu 30 munyemerere ikiganiro tuzakora cy'ubutaha tuzavuge ku bakobwa gusa. niba hari umukobwa yashiriwe umubana mu post ikibifuza umusura kandi ora ko tete ngame mereza titune niwe ndazaza ikibifuza nzara ako ndige nazaza yabye kandi nyiganira uhaho we mubyumva mwabantu abivuga nk'ubizi anena seriye cyane ariko mukanya ninza kumubaza inyuguti ya ra yambaye mu gatuza araza uretse ndaje witegure ko witegure ibisubizo uvuze kunsubiza. Twagiye ku mukobwa mwiza Celine, ibintu bya Honorine cyangwa se ukugumvishe kugera aho bateranyeho tatu n'iki n'undi akaba ateganya kuzayishyiraho bibarutse, wumva urwo rukundo rumeze gute? ese mara hari ikirenze kuba mwambaye mu josi mwana hari ikirenze kuba mwambaye hano haporo warambana nakwe mu bino biporo. Okay, uraza kudusobanurira. nashatse ntabikuraho abase batatu waza nese wari wambana nabikuyeho oya kamubwira atakamubwira uramuhungu na wahise yishyiramo kangasi oya arataka oya ndamubwira rabbit Rabbit, okay. mbese ni rabbit Haraje ni irihe somo bikuyemo cyangwa ni iyihe nama wagira Honorine? Honorine baramukunda pe birumvikana aramukunda cyane uriya musore aramukunda uriya musore nawe agukunda cyane. Yes, baramukunda cyane gute impamvu amukunda mari baze kubona umusore akagenda akishushanyaho tatuwaje mwana nahuriye mu nzira pana hano mu gihugu kimwe ibaze ko no mu gihugu kimwe atagenda kwishyiraho tatuwaje yawe ingoma bari n'abungu bafite mu mutwe rero Honorine yahisemo neza mwana urukundo rwabo ni rwongere kubera ko abantu benshi bazi ko Honorine na Kenya bakundana. Mwana wa muhungu we ufite ubwenge byinshi cyane kubona ko wagarigije umukunzi wawe kumukunda kandi kuraje nagukunze mana yanjye akora ibishoboka byose pe kandi azana atange n'inka kubera ko hari ufite umuhari mo hagati ngo natwe niba twereka urukundo. oya sharaka
mureke mbabwire ariko mureke mbabwire ikintu Honorine mureke mbabwire njye ndamukunda kurusha uko yankunda ariko Honorine kakubwira none Peggy Flora yakubwiye ngo kubera iki wowe utakushyiraho tatuwaje yura mukunzi wa uravuga ngo wayishiraho ngo mwarabyara oya n'ubu nayishyiraho nyereka aho bayishyiraho tugende bayishyiraho nzaza nyerekane warangije gusubiza byarangiye oya muri Norvège ntabwo bashyiraho bayishyiraho bari hehe umva uriya muhungu niba Honorine koko ujye ubibona akagukunda urabyumvishe nawe ngo azashyiraho tatuwaje ngo mwarabyaranye none se ko yashyizeho oya abanza kumukunda akabona kumushyiraho agaciro ibyo byose birimo muhari sinzi impamvu none se ubundi Honorine na Cyane watandukanye oya tsimba hari iminsi ntabwo mateze iminsi nirwongere none si maramutse batandukanye burundu yeko intambwe yakajya avugisha undi ururagira ngo uwo muhungu yakwicuza impamvu yashyizeho iyo foto ye yakwicuza impamvu ariko ari zaturutse aho yakwicuza niyo mpamvu natanze urugero rwa Harmonize na Diamond yakwicuza kuba yakwicuza rero nkaba nasaba na Honorine uzigore ibyo bintu nibiramuka binabaye simbibifurije ariko bitazaguturukaho kuko uzabuhemutse uzabuhemutse kandi ubyumve ndabikubwiye ariko ntabwo ndi kuvugira boy none nareka mubwire kino kiganiro nakibona man comment ahari hose akazamuca inyuma ntabwo ndi kuvugira boy ariko ariko ndizera ko ibyo mubwiye ibyo muvuganiyeho byose ari buze kuntera araza kuntera akantu araza kuntama kuko abantu benshi baratereranye right hari ubushimwe mu gihagararo none ubwiye wabibwiwe n'iki seri mujya mubona bashinguye urumva mugenzi wawe ati ngo hari igihe uba ushinguye ngo ariko mu mutwe ngo uri igipampa ukuri kw'Imana ukabona umuntu agenda kandi nta bwenge agira bibaho waba warahuye nawe urabeshya okay Gaciro ugiye kudusobanurira impamvu wambaye inyuguti ya R cunguza umwete turi kugana ku musozo nabivuga ariko mu rurimi rw'ikinyarwanda niyihe mpamvu wagiye mu iduka ukareba amaceneti yose arimo mu nyuguti zose ziba zirimo nyinshi ko tuzi ko zaba ari nyinshi ariko ukareba inyuguti ya R akaba ari uhitamo yonyine ari nako no kuri iryo nyuguti hejuru hariho akantu ka king of the okay hari byinshi ufite byo kuvuga kuri iyo nyuguti ya R aha okay umwanya n'uwawe waba warikunze kubera ko ya ndirimbo ya Riderman inyuguti ya R okay ufite iyindi mpamvu sibyo umvishe mugenzi wanjye azashyiraho ya ma nzashyiraho ma none si kutitwara ko tuzi ko witwa ma
Okay, watubwiye ko uyifiteho byinshi tubwiye. Ra. Mm. Expression of the ra ni meaning ya ra ni ese wowe gifite ibiherezo ahabera igitangaza wumvishe no hari akantu kwa turi kuvuga nkagarukeho gato yavuga ngo rabi n'ibiki expression of ra ni rabia. Rabi. umva ari kuvuga ngo ni urukwavu ngo ni iki ngo mu cyongereza ariko wavuze rabbit nari nagize ngo wavuze rabi. Okay. Expression of ra ni rabi. None ni umwanya n'uwawe cunguza umwete turi kwihuta. ntabwo nambaye nambaye Okay. Muganga gukoresha ntabwo ubonye kumva bibaye ko nyine gusiga muri nyanya munabiki bijana bikuru nageze nyine nanjye nagushiye tumugena gushiye Okay. so ira isumane kumuno sana none nagize hari umuntu yarabonye ko mukunda cyane mwana Okay, urakoze cyane. Honorine ni wowe ngarutseho urihangana kwa ngugarutseho ngiye kukubaza iki kibazo ukinsubize mu buryo bworoshye bwihuse sibyo nukubera iki wavuze ati ngo wowe uzi umuntu ushobora kuba ugukunda cyangwa se umuhungu ushobora kuba ugukunda ngo uramuzi umuhungu ushobora kuba gukunda ngiye kubivuga mu ndimi ebyiri kugira ngo na runaka teri niseni yumve sibyo hari uwikirije hano ku ruhande rwanjye ndakama kuri Snapchat umuhungu ugukunda umubwirwa n'iki umurebera ku ki kimureberaho respect understanding patience caring courage. none si uradusobanura nkatwe tutazi urwo rurimi ukumva kwihangana keya se babivuga gutya keya kwitaho se cyangwa kwita ku muntu kuguha umwanya kubaha kuba atewe ishema nawe nta hantu nyine atinya kubivuga ati akanagushyiraho tatu yes gatatu Okay, urakoze cyane. Mu gihe turi kugana ku musozo ndashaka ko Nyitasimi agira icyo abwira umuntu yambaye mu gatuza ari we w'inyuguti ya ra. Cyongereza. I am not speaking English. My English is 50-50, bro. Yeganye umugabo we ko yavuze sheri wo uyu uko yavuze. Me too. Oya, hari umuntu twiganye. Utumwe ku TikTok rap. Umudamu yari akwiye. I love him because he is handsome boy. Kuri kuvuga se nawe kubwira undi mukari mubwire we murabure. Uze kuvuga katuta kabwe wowe cyane. Agenda. Samuri kubwira we. Sibyo rata. Nanjye ndi kwibaza impamvu ari kongorera mwebwe mwicaye. Ikirango cy'cyageze ko uzakimva. Mubwira n'andi mubwira. Hari imbere yanjye. Mubwira abantu nyinshi. I love you more than mubwire I love you. Okay, I love you so much. Cyangwa mubwire ngo I love you until you die. Ndomase. Until you die. Nyine ni nko kuko I love you more until you die. No ubu umuntu uzamukunda kugupfuye. Si gitomase. Oya ndetse na yo kuko nzapfa kera. Kandi sinabivamo. Okay. Bless. Mbwiye mu cyaro shikora. Sanjzi. Rero Floria kwakundi ko kutiyizeye. Ntabwo tukwigirwa n'abantu. We niwe uri kubwira. Okay. Celine hari amagambo abiri atatu ushaka kubwira abantu gukurikira cyangwa se sinzi niba ufite sheri ntabwo yo gutubwira. Buri mu agiye kubwira sheri Uzadusumuza.
Njye kugira ushero wanjye. Uwa magambo meza. sinzi niba umufite ntabwo ngiye kubimenya kandi niba unamufite aba ari ubibwira cyangwa se ubwira abakunzi bawe. Iyo kintu nabwira abakunzi bakomeza dukurikirane bakunda ibikorwa turi kubagezaho kandi baturebe badukunde turi turabigikundiro turavuga bakunda kwisekera neza nta mutima oya kubeshya. Okay. nabwira uri kuvuga Oya ngaho umwanya wawe. kundana n'umusore yego aba afite akazi se ko kazi katuma utabarira shera we time wampaye time ko nta byamirenga ari kugusaba cyangwa niba utayimuhaye ukamubwira ngo singukunda bikagira inzira ugiye gukunda umuntu utamukunze ko njye n'utwo ngutwo nashaka kuvuga Murakoze cyane rata. itoshe niba utankunda Mugaciro nambwiye cyane. Yes, mu gihe turi kugana ku musozo sinzi niba mufite babiri batatu mushaka kuba mwasuhuza. Warindutse uyu munsi turabwira umuntu. Nawe umubwira. Ngo maze imyaka ingahe noroge Okay. Inshuti za Lifetime TV turizera ko abakobwa bacu mwababonye kandi mwabibonye neza kandi turizera ko ibikorwa byabo n'uburyo bagaragara imbere za kamera muba muri kubareba baba bameze neza basa neza babyiteguriye kandi murababona rwose n'abakobwa bakesha kangohe. Sinzi niba mugenzi wa Gaciro cyangwa se uwicaye hagati yabo ari afite abiri atatu ashaka kugira icyo abwira abakunzi ba Lifetime TV. Umwanya n'uwawe Gaciro. Nikaze. Uri kuvuga gakeya sinzi impamvu. urukundo mutwereka nanjye ngomeza kubereka. Okay. Ndabapenda. ndabapenda Kwagaranye. byagoranye Okay. Honorine ufite abiri atatu ushaka kubwira umukunzi wa ushaka kubwira abakunzi ba Lifetime TV. ariko kuko bitinye ngiye hari umuntu ninye. Njye ubwo hari icyo mba ntinye. Ndagusaba. Yego ndizera ko sinzi niba mufite abiri atatu mushaka kubwira abakunzi ba Lifetime TV nkuko mu busanzwe mubigenza mu gihe turi kugana ku musozo. Sinzi niba twahera ku ruhande rw'umukobwa mwiza wambaye ingofero n'agakoti keza gahenze cyane gakura amadolari menshi. Umwanya ni wowe mukobwa mwiza. Thank you for everything. Thank you for choosing me. Thank you for making me happy. I love you. Correct subscribe, share, and comments. Okay. Ni byiza cyane ko birangije muri ubwo buryo kandi turizera ko ari buze kubyumva. Sinzi nimba ufite babiri batatu ushaka gusuhuza cyangwa ushaka kwifuriza umunsi mwiza. Okay, ndasuhuza Kimboy. Have a good day. Good day. Good day. Oh yeah. Okay, komeza rata. Ya. Kireba kuma. Okay, nkasuhuza na sewe Zimir. Arakireba se agatsinda. yagatsindwa neza gutsindagira Okay. Zimira asuhuza n'umuntu bita Simiyoni. My friends. Okay. Asuhuza n'umuntu bita Banarinda na mwari wo kwa Rinda. Okay, ndizera ko abo bose wifurije umunsi mwiza unasuhuje cyane ubikuye ku mutima kandi bari buze kubyumva kandi nabo ari nako bari buze kubikwereka babivanye ku mutima sibyo. Tugende tugane ku mukobwa mwiza uri hirya gatoya ya Gaciro cyangwa se nyita Simi. Tumuhereza umwanya agire amagambo abiri atatu n'abantu bane asuhuza cyangwa se yifuriza umunsi mukuru. Seri babwire. yego nigera se n'ubu
gutya Mm. bashakaga yego murakoze nubwo wayimusubiza ariko yakumvikana nta kibazo ndakubibona njyewe. yego murakoze nishimiye kubana namwe muri uyu mugoroba nabasuhuje mwese mukomere cyane abo suhuje abankunda suhuje abashuti banjye bose sinabavuga ngo nibuke amazina yabo ko nabasuhuje mwumve ko basuhuje kandi mbahoza ku mutima cyane. Subscribe, share and comment. Yes, mu gihe turi kugana ku musozo nakubwiye usuhuza abantu bane sinzi nimba wabarangije tugane kuri mugenzi wawe. Abantu bose wabarangije ubwo ugiye gusuhuza n'inshuti zawe abantu bose bityo. Okay, ubwo butaha uzabigusaba n'ubwo uzabibutse. Mbo tugane kuri Gaciro, umukobwa muto mwiza cyane witonze naga kimisatsi uburyo agakwafi ari gukora muri iyi minsi ameze neza afite n'amafaranga. Sinzi impamvu yanze kutubwira ikirori aherukamo muri iyi minsi cyatumye yitegura mu buriya buryo. Ugiye gukora mariage ukaba utaraduhereza invitation. Hazaba hari ikigage muri ubwo bukwe. karagaciyemo tuyuri cyangwa agashimbo barenge mugaragajwe akagakimba hari umuntu yigeze kunsegera gafite ndabashani wiboroshe pe birimo biragaragara. nyita Simi gira icyo ubwira abakunzi ba Lifetime TV tuguhaye n'abantu batatu bane uri buze kugira usohuza tunasoza ikiganiro cy'uyu munsi. Guys, ndabashimiye cyane ukuntu umuntu amfata kuko hari ahantu nagiye mbona abantu baramba basa aho nzajya ngera hose bazabanyereka umusoro cyamamaza ajya kuri YouTube kandi azi na mikoro ajya nabifata. Yes. Ko wahisemo kwifata gutyo no munsi? Joyeux mon bébé Caramel uri mwiza shenge nanjye ndabizi nyemerera umva naboneka sezera busezera. Thank you so much. Thank you for watching me. Ndasuhuza abantu bankunda nanjye nkunda nkasuhuza umuntu bita Shania nkasuhuza umuntu bita Daddy Nyata no kwa Daddy hari umukobwa mujya mwanga gusuza barenze ko mumukunda iriya mufitanye twa Ana wumvishe ko bakuvugiye Serine ngo disosha nakuvugiye Ana ikiganiro za commenting yo nshimye umva abantu bakwibaye ko ngiye nakwibutsa. Yes nibyo reka ngaruke gato ndi kugana ku musozo mu nyihanganire ko mbavugiyemo Serine. Okay. Ndizera ko abakunzi ba Lifetime TV mumaje kureba ikiganiro cy'abana b'abakobwa batatu beza cyane kandi babyiteguye kandi baranabashimiye mwese ko mwabakurikiranye kandi mwabikunze mumbabarire mumfashe dusezera abakunzi ba Lifetime TV. Tubaririmbire ngo jogomi Umva mugarukiraho
indirimbo z'abandi kuziririmbira mu ntuze ntabwo ari byiza. Oya tugiye kubyina akaboro tubyina kakabiri ngo kakabiri kakaboro tutaririmbye mani twagiye ariko oya tutaririmbye ariko ni byiza no kuririmbira indirimbo bagiye bazamenye ko twasohoye indi thank you Ibyo ndabyumva ariko itabaye ndende biba ari byiza kubera ko baraduhana sibyo. Itabaye ndende nta kibazo ariko agufi nta kibazo. Yes, turizera ko bakunzi ba FTM TV nkuko tubibabwira kanga se tuguhora dukora ibishoboka byose tukabakorera ibyiza gusa tukabazanira utuntu twiza tugiye dutandukanye. Uyu munsi turizera ko mwabikunze kandi mwakunze n'uburyo bagarutse basa kandi badusezeranyije ko bazajya bakorana ari batatu cyangwa se tukorane umwe kubera ko bitewe nuko muzabihitamo na mahitamo yanyu kuko nimwe dukorera nta abandi bantu dukorera ni mwebwe dukorera mwenyine. Tunababwira ati mumfashe tunababwira ati ciao ciao asla visla shalom shalom ciao ciao niha 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 nihao nihao ma yego